burya icy'ingenzi nuko hari ubumenyi ukura mu ishuri cyangwa na motivation nk'izo. Nibuka umwarimu watubwiye ubwo tukiri muri segonderi nk'uko yaratubwiye ngo ngo basi ngo muzaba abagabo, ngo ariko basi nutaba n'umugabo kabimbwa, sibyo? Ngo uzaba imbwa. Yego, imbwa nini, imbwa y'igisore, ntuzaba akabwa gato. Ntago namwibagirwa. None wabaye iki? Enemy spotted. Kano kantu ko manuva kaniga mwana. Nese gafata mwijosi. Bityo sawa? Karekera aho ngaho. Karekera aho nta kibazo. Abazaza neza. Banumva kaniga. Kafata umuhogo? Kaba wumva gafata umuhogo? Gafata ingoma. Ku buryo ikintu wanywa kitamanuka? Ntabwo cyamanuka. Iki ntigikize. Ikintu. Urugero. Umucyo wowe. Ushobora kuba ari ikintu uzi. Ushobora kuba ari umuhungu, ashobora kuba ari oya, ashobora kuba ari igikoma. Igikoma? Yego. Umugabo umwe igikoma ntagira atese. Ntiyumva igikoma. Nagize ngo ntatera akabariro. Muri Kayonza hari abana bari barashinze ngo ekipe timu yo kugenda bashaka abagabo bamwe igikoma bakabakubita. Uko nigeze kubyumva babaza ntuza muri Minisiteri y'Ubuzima. Babazamo umugabo nyine baramubaza, mbese kuba umugabo yanywa igikoma hari icyaha kirimo? Atahubwo abagabo bose badukundiye bakakinywa. Ni pusi n'urukwavu. Bati ahubwo bibaye ngombwa abagabo bose babaye bakinywa. Yego, nibyo byaba byiza. Uvugije ukuri? Ni umukozi wa Minisiteri y'Ubuzima wabivuze. Imana ikireke rero. Kireke. Reka igikoma. Ese je nakubwiye ko nyinywa? Nari mubaje ntubaye kinywa. Ntabwo cyamanuka. Yewe igikoma ndakinywa. Wowe urakinywa? No, ese ntakinyoye namwe. Ushabira nagaragara kumeze. Urumva mfata ifu ngashyiramo amata. Ni ifu nyine y'igikoma. Sugo yabikira igikoma. Unywa igikoma unywa sosoma. Sosoma. Iri fortifié. Yego. Hari ukuntu ufata ifu ugashyiramo amata. Yego. Bashyiramo amata rero ugashyiramo n'ubuki. Usumva ibyo bintu bitari sawa. Umugerato unywa igikoma rata. Ushyiramo iki wowe? Shyiramo amata. Yego rata ni wumva. Kubera wumva ibintu bisembuye biragorana. Ibintu bisembuye atandukanye nabyo. Ibintu bisembuye biravuna. Biba binabishye ariko ubundi mu bintu oya ntabwo bisembuye byose biba bibishye. Biterwa n'umusemburo wakoresheje. Yego. Wowe unywa ibihe? Wowe unywa ibihe? Ibi ni ibintu se? Nze kubyina. Oya ibinyobwa byose bashyiramo umusemburo ahubwo biterwa n'umusemburo bashyizemo. Yego. Hari umusemburo urimo hari umusemburo w'amazi. Ikintu nkumbuye mani. Nkumbuye ikigage. Ikigage urakizi? Uzi ko misengera ubwoba? Mani ikigage njya nkikumbura. Ariko ikigage ni igisembuye. Shaka ikigage urakizi? Ntabwo waba ukizi. Ntabwo arasoma. Wowe ushera mani ushera nta musemburo burimo. Oya umusemburo ujyamo ahubwo ni umusemburo utari alcoholic. Oya bushera nta musemburo ujyamo. Umusemburo nyine wari umusemburo. Oya usindisha. Oya ntago imisemburo yose isindisha. Yego. None se asindisha iki se? Hasindisha ikiri alcoholic. Sumva ufite amakuru mani. Abana bo mu mujyi nta makuru bavuga. Buretse ubushera bavuga ko ubushera ni ikigage kidasindisha. Niko mbyumva. Ntabwo cyari ikigage, cyari ubushera. Ikigage kirasindisha. Hajyamo umusemburo. Oya. Ndanagikumbuye. Ubushera si ikigage kidasindisha. Nanjye niko mbisi. Yego. Kuko ikigage ese ubundi ikiganiro cyatangiye nyuma aho ngaho mwameze neza. Bite man? Sava? Umeze bya nta kibazo? Ni sawa cyane. Ibintu biterebye? Ni wane. Ni waneza. Waneza. Yego. Ururimi rw'abubu.
ariko nanjye ndo ubu se ko ntari uw'ejo hazaza n'uw'ejo hashize ubu bitwaye iki bitwaye cyane. Umugabo watwigishaga witwaga ngo bitwaye iki. yakwigisha mu kangahe? Mu wa gatatu segonderi primaire. Segonderi. Bitwaye iki? yakwigisha biki? Ni imibare. Imibare? Bakakubwira ati icyo uracyumva yewe. Ati bitwaye iki? Ati bitwaye iki? Nagikurikiye bikoze gutya se hari ikibazo? Bitwaye iki? Yego. Okay, amahoro kuri mwese. Yego. Nguha ikaze se? Nguhaye ikaze. Turaryakiriye. Iyi ni Mpore TV. Mpore TV. Mpore TV. Yego. Bahaye ikaze. Turaryakiriye. Twibere mu gacaca turiyicariye, tugiye kuba twiganirira. Haribwo niho bacoca intego umugare ngo nucoca amagambo. Mu mucyo twicare mu gacaca ducoca amagambo. Ni indirimbo. Iyo abantu bicaye mu gacaca baba bari gucoca amagambo. Twicariye mu gacaca rero tugiye kwiganirira. Hariya gucaca. Nicyo bitwayera? Bitwaye iki? Twiganirira. Bitwaye iki? N'abantu bazi ko twiganirira nyine. Bumva ukuntu ibintu ari sawa kuganira. Kuganira ni byiza. Burya. Hari ibintu wunguka. Ubu hari n'indwara bikiza. Ubundi iyo ufite ahantu wicaye uri kumwe n'abantu bawe mwicaye biba ari byiza cyane kuko muba muganira mwungurana ibitekerezo bigatuma nyine hari ibintu wunguka. Mbese waba wicaye iwawe mu nzu n'inama n'ibitekerezo byose hari ibyo wunguka. Yego. Ariko hari n'intuza harya intuza kuganira. Wari no ntuzi. Noya nari ngiye kuba uburyo bwo kuvura abantu ariko mwaganiriye. Yego, kuvura abantu. Yego, ubwo nanjye kwa niba ari n'indwara z'imitekerereze gutyo. Mu kuganira rero bituma hari indwara ushobora gukira. Yego. Harimo no kumenya iyo kuganiriye n'umuntu hari inama ashobora kukugira bigatuma ibyo watekerezaga woroherwa. N'ibyo wari ufite bikuremereye bikakorohera. Niyo mpamvu ngo iyo umuntu aryoshye atanga ubuzima, umuntu ubishye rero atanga urupfu. Nawe urabyemera? Ariko nibyo kuko akenshi iyo unezerewe ukuryoha bavuga nta kundi. Iyo unezerewe muri wowe wumva umubiri wa munezero kugera no ku mubiri wohereza no mu bantu bagukikije. Ariko iyo ufite ibibazo urashihura n'abantu, urabisharinga. Umuntu wese muhuye umukubita jido nawe uramusharinga, uhita umuhaho nyine. Ariko ntabwo ari byo, ntimugahaho abantu ibibazo, ntugahe umuntu ibibazo ufite. Nyine niyo mpamvu ugomba kuba uryoshye bakakira ubwo. Ariko n'umuntu ufite ikibazo yihangane. Erega bigeraho bigakemuka. Ibibazo siko bizahora. Ibibazo ntabwo ariko bihora. Hari indirimbo numvishe ngo siko bizahora ku bategereje Uwiteka. Iyo ni yandeze. Iyo ni yande. Ni muntu ufite ikibazo rero yihangane kuko mwese ubundi wagira ute. Ejo ni heza. Iyo ikibazo cyaje ejo ni heza. Ahubwo icyo ugomba gukora ni ukwiga guhangana na cya kibazo, nibwo bugabo. Burya baravuga ngo iyo umugabo aguye amahirwe abasigaranye namwe gusa ni ukongera agahaguruka. Ni ukongera agahaguruka akarwana. Iyo ucitse intege rero isi iba yakubonye. Rero nicyo abantu bavuga. Nuba kugira ibibazo. Yego. Ntibivuze ko ari iherezo ry'ubuzima. Ibibazo birarangira ukongera ugakomeza ubuzima. Ibibazo iyo bije ntabwo bivuze ko ubuzima burangiye. Niyo mpamvu iyo utazi iryo hame ushobora kwiheba ukavuga ati ibintu byararangiye. Ariko you have to fight. Ariko burya nanone bisaba mu mufuka ufitemo amafaranga y'icyuzi. Utataza kumerera nka mukecuru ngo babatwariye ubutaka se kandi. Amafaranga y'icyuzi iyo afite burya ubuhagaze neza. Oya, hari ibibazo bidakemurwa n'amafaranga. Bikemurwa n'iki? Bikemurwa n'iki? Bikemurwa mu bundi buryo atari amafaranga. Uzare yidafite amafaranga. Mu mufuka nta kintu kiri. Uburwayi.
uburwayi wumva nta hantu ushaka kujya, icyo mbivuze ngo hari ibibazo bidakemurwa n'amafaranga, hari ibibazo amafaranga adakemura. Urugero hari uburwayi amafaranga atakemura, ahubwo aba yavuye ntabwo yakemuye. Aba yavuye amafaranga aravura ntabwo akemura uburwayi. Oya, hari indwara itari bukenere ko utanga amafaranga ngo ukire. Yego. Oya, byo birumvikana. Hari indwara nyine amafaranga atagira icyo akoraho. Yego, ni indwara y'imitekerereze mibi. Indwara y'imitekerereze mibi n'imyumvire mibi. N'imyumvire mibi n'ibijyanye n'imitekerereze. Ibyo bisaba umuganga wo mu mutwe. Simfe n'umuganga wo mu mutwe. Bizakenera abantu bawe bakuba hafi. hafi. Icyo kintu tudagiye gushenga. Nyine iyo umuntu afite ikibazo sinakita guke. Erega cyita icyo mu mutwe. Yego. Kuko kudatekereza neza cyangwa kugira ibibazo byo mu mutwe ntabwo ari si ibitangaza. Yego, rero uwo muntu iyo afite ikibazo kandi ufite amafaranga, ahubwo aho kugira ngo ayo mafaranga akugire icyo akumarira, ahubwo akakwangiza. Urumva uwo muntu ufite icyo kibazo abakeneye abantu bamwegera, bamuha keya, bamwitaho, akeneye urukundo, akeneye kwitabwaho, kumwereka yuko afite agaciro. Wajya umwitaho. Kumba numva nanjye rimwe na rimwe mu gihanga. Niyo mpamvu oyanjya mwitaho. Wajya umba hafi ko mu gihanga mba numva rimwe na rimwe byanze. Ariko wowe umba hafi ndabizi. Uri umuntu wanjye. N'ubu ni ukukwitaho. Uko ni ukunyitaho? N'ubu ndi kukwitaho. We ariko ntitubishengeremo nk'uko wari ubivuze. Ntabwo ari amashyengo, ariko umuntu aba akeneye abantu bamuba hafi. Kuko byanze bikunze rega tuba dufite mu mutwe ukuntu bimeze. Nawe hari ukuntu bimeze. None se nyine urabona. Niyo mpamvu nawe nkubwiye nti ikibazo kirakemuka. Ikibazo kiraza gukemuka uko tugenda tuganira. Ariko noneho ikibyongera kikabiha imbaraga. Yego. Bidafite amafaranga, burya ufite ibibazo noneho hakikubitaho kutagira amafaranga. Kirabyibuha. Kimwe nuko ariko ushobora kuba ufite ayo mafaranga, n'ayo mafaranga akagufasha kongera ikibazo. Bigufasha kujya ahantu hafi ya hantu hariya nyine. Ariko n'ayo mafaranga hari igihe ushobora kuba ufite amafaranga, ufite icyo kibazo, amafaranga akagufasha kongera ikibazo. Urugero? Ntabwo ibyo bibaho. Amafaranga akongera ikibazo iyo byitwayemo nabi. Yego, nibyo tuvuga gufite ikibazo cyo mu mutwe. Yego. Ukagira n'amafaranga, utagize abantu cyangwa bakwegera, baguha ya keya, bakwereke, banakubwira ibintu byumva. Niko kuri ariko. Ukayajyana hehe? Ukayajyana he? Mu bikwangiza. Yego. Icyo gihe ikibazo kugira ngo cyorohe kiriyongera. Niyo mpamvu nari nkubwiye ntihari indwara zitavurwa n'amafaranga. Nicyo nari mvuze. Byashoboka. Yego. Birashoboka na minisiteri zabidufashemo ibidusobanurira. Minisiteri y'iki? Minisiteri y'ubuzima. Yego. Ariko byanze bikunze. Ariko iyo bavuze ngo mu Rwanda 35% yego bafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Ni ikibazo. Yego, ikibazo cy'ubuzima kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Yego. 30% y'Abanyarwanda urayumva? Benshi cyane. Yego. Niyo mpamvu rero nari mvuze nti kandi ntabwo abo ngabo ari abadafite amafaranga. Yego. Harimo abayafite. Yego. Ariko ikibazo iyo utabonye ubuvuzi bwiza. Yego. Ikibazo kiriyongera. Ni nayo mpamvu bavuga ngo bishobora kuba bishamikiyeho ibindi bintu bitari byiza. Aida bwa businzi bukabije. Ntaza kuvuga ngo kunywa inzoga, reka tubyite ubusinzi bukabije. Cyangwa se bukabije nyine wanza aryo bibi. Yego, navuze bukabije. Ntabwo navuze kunywa inzoga. Ubusinzi bukabije. Mbese ubusinzi buterwa n'iki? Si inzoga se? Inzoga zitera ubusinzi. Zikabije nazo. Nyine inzoga zikabije. Niyo bavuga ngo umwe mu rugero. Na polisi irabivuga. Tumwe mu rugero. Kandi wirinde kunywa unatware. Wirinde utwara wanyoye. Yego, ibintu by'abashoferi. Hanyuma icyo twari tuvuzeho cya 35% bafite
icyo kibazo ni umubare munini yego ushobora gushamikiraho ibindi byose Mm. kandi abo ngabo si uko ari abadafite amafaranga harimo abafite amafaranga ahubwo ya mafaranga ntashobora kongera ikibazo hari igihe nyine yidagaduramo yego bigakomera so naho navugaga nuyabona rero ntuzidagadure oya kwidagadura se nuyabona uzayakoresha iki kwidagadura si nubona ikibazo nkaho uzayakoresha kwidagadura si ikibazo ahubwo banza urebe ko nta kibazo ufite kwidagadura Yego. ukabije kwidagadura bikabije ugakabya kwidagadura ugakabya hari igihe umuntu abona amafaranga akidagadura akanangiza urumva akiyangiza se ntiyigeze ubona ahantu hamwe gutya yego umupira wabaye ariko se buriya bari bari kwidagadura oya hariya nta marangamutima yari yazamutse hakurya hariya se yego urambabara hariya nta marangamutima yari yazamutse bangiza ibintu ariko ariya amarangamutima ariko yo gutsindwa kuko ari amarangamutima ashobora kuza ari meza yego akakuzamurira gutanga sinzi ngo gutanga inkuta afite n'intuza ukagaba udafite n'intuza burya ngo inka zo mu kabari ntizitaha niko njya numva nta wamenya kuko ntabyo nzi niba hari uwayiguhaye se oya ntabwo mbihagazeho ntayo uratanga se ntabwo njya mu kabari nicyo kibazo yego warabyumvishe yego mba mbyumva okay hanyuma karama mu kanya wari utwakiriye cyane hano kuri Mpore TV kuri Mpore ni Mpore TV ubwo nta wavuga ngo ni Mpore biterwa nyine mubaza bati nikundira ya Mpore TV yego ni ukuri nayo nta kibazo nayo nta kibazo rwose nayo nza mbona yavuga ngo ni Mpore ya Mpore ndayikunda hanyuma kama urambaza iki arasetse reka hari akabazo nari mfite mbaza rwose harya muri vision 2020 reka nkoresha ikinyarwanda icyerekezo 2020 yego ariko mu Rwanda twemerewe indimi 3 igifaransa ikinyarwanda n'icyongereza nuko ubwo twemereye 3 ariko yego nituvuga rega nabi niza z'abandi ntimukaturebe inyore kuko n'ubundi nabo ntabwo bashobora ikinyarwanda oya ni burya n'icyongereza urumva rimwe na rimwe hari igihe umuntu avuga nabi ururimi rw'amahanga bakaguseka se kuguseka gusa oya uguseka abatagize abatazi uvuze ikinyarwanda nabi nyine abenshi iyo uvuze ikinyarwanda nabi bumva nta kibazo abumva rwose ari ibintu bisanzwe ariko iyo uvuze ururimi rw'amahanga nabi babumva ye baba we babumva ari ibibazo bikomeye kereka uguseka navuga ngo yaba ari ufite ikibazo ntabwo ikibazo yaba ari wowe kuko ni ururimi wararwize sibyo kuba wararwize rero ntabwo bivuze ko warumenye rwose kimwe no kuruvuga ntabwo waruvuga nka runaka ntekereza ko n'ikinyarwanda tutavuga ikinyarwanda gifite ntuza imwe ntabwo twakwibusikana rero tutavuze neza ururimi rw'amahanga n'ikinyarwanda twese ntituvuga kimwe kimeze kimwe icyo kintu uvuze ongereye ku ngingo hari ibintu njya nicara nkatekereza nkibaza nkavuga nti se wenda niba hari abantu babizi baraza kutwunganira bazanatwunganira ku bintu bijyanye n'amategeko y'ijya n'amajwi yego hari akarere ka Kicukiro biratuma ndi buhereho tunaganire ku bijyanye n'inyito yego kuko ibyo birahera ku nyito z'uduce tumwe na tumwe hano muri Kigali yego Kicukiro ubundi hambere Kicukiro hariya bita Kicukiro
ubu ni Kicukiro, urumva Kwicukiro Kicukiro, yego yego ubwo ni agasozi, ni agasozi Kicukiro. yego Icukiro urarizi, ndari kubwira. yego Urumva amakuru nahawe n'abantu bakuru n'ibitabo nasomye, yego nasanze hari abise Kicukiro. Hariya ni agace kahuriragamo inka zose zo muri Kigali, zo mu duce twegereye hariya. Noneho ari amase zihata agakora Icukiro. yego Rero niho byahise biva kaba gasozi Kicukiro. Icukiro ni ikirundo cy'amase cy'amase cyangwa navuga ko ari undi mwanda se. oya ntabwo ari umwanda. Yego atari amase wenda ibindi bintu ikindi bigakora Icukiro, ikirundo. Rero niho havuye agasozi Kicukiro. None njya kubona nkabona banditse Kicukiro, byavuye. ndashaka kumenya mu mateko y'igenamajwi ni ryari ka ihinduka cya. aho ngaho sinari mpari. Mu mateko y'igenamajwi abantu bazi Ikinyarwanda, bazi Ikinyarwanda amategeko baze kutubwira ntuzayiburizwamo ngo iri imbere ya runaka, ibyo ntabwo mbyibuka, kuko n'ubundi numva ari Kicukiro nyine ni Ikinyarwanda cyo ariko ngatekereza se ka ihinduka ryari cya byagenze gute n'abantu babimenyerega n'Ikinyarwanda. oya ni Ikinyarwanda, niba ari itegeko ry'igenamajwi ubwo byasaba ko umuntu ari bujye nkomeza nkwibariza rero. Ndega nenda kubaza mbaza nta kibazo nanjye ndakusubiza. Kimironko urahaza? Kimironko hirya hano Kimironko ubu ni Kimironko. Ni Kimironko ni iki se? Ni agasozi, ni agasozi Kimironko. Imironko uzi icyo ari cyo se? Imironko yego Imironko nyine aho bakuye iryo zina. Imironko ntayo kireka Imironko plastique nyine reka Imironko hambere. Imironko hambere abantu barwanisha imiheto. Umuronko ni igiti cyavangamo umuheto. Yego umuronko. Hariya rero bita Kimironko niho habaga ibiti nyine byinshi byavagamo imironko. ngo na Kimisagara ngo habaga imisagara. Icyo turakigeraho nacyo. Rero niyo mpamvu bahise Kimironko. Ka isimbura ka gasozi. Ubwo ni agasozi Kimironko. Ni agasozi Kimironko. Na Kimisagara rero. ngo nako ni gasozi Kimisagara. Yego. Yari ibiti. Niba atari ibiti ni ibyatsi. Kimwe muri na Kimihurura nuko. Habaga imihurura. Kimihurura yego. Ni ibyatsi bitaga imihurura. Yego bahita Kimihurura. Ubwo ni agasozi Kimihurura. Nubwo Kimicanga. Kimicanga. Ubwo habaga imicanga. Yego. Twari mu kanya ubumenyi. ubwo bumenyi ni sawa. Cyaka byarubize. Nawe ni mushya muri quartier. Urumva ni ubumenyi ka Kicukiro ko nari narigeze numva bavuga ibyo by'inka n'Icukiro. Ese Icukiro nturize? Nyine numvaga yari ntuzari bijyanye no ku nka. Ariko nago nibukaga ngo ni ikirundo. Ni Icukiro nyine niyo mpamvu bahise Kicukiro. Ahubwo aho byaje kunshangira. Yaje kwivangavanga mu gihanga. Ahantu hinduka cya. Byasaba no kwandika bandika Kicukiro. Niki. Njyewe numvaga wenda ngiye ko mbyumva. Numvaga cya. Numvaga bari kwandika Kicukiro. Ariko bandika Kicukiro. Aho rero niho bincangire. Oya dufite ikigo gishinzwe. Ariko nzajya kubabaza. Uzajyeyo? Uzajye kutubariza. Nzajye gusobanura. Uzajye kutubariza uzutubwire. Hanyuma narindi kuvuga mu kanya narindi kuvuga ngo icyerekezo 2020. Yego. Wakimenye ryari? Icyerekezo 2020. Yego. Sibura sinakimenye niga primaire. Biri kurangiza primaire. Biri kurangiza. Bihumbi na kangahe nyibutsa. Ariko umuntu abatibuka rega urumva buri muntu mu ishuri nzi ko babitwigishaga. Babigisha n'inkingi zigize icyo cyerekezo gutyo. Yego. Wayimenye uri kurangiza primaire. Ntabwo nakubeshya. Uyimenya reka tureke umwaka. Uyimenya ndumva warayimenya uri uciye hakenge. Ku rwawe ku giti cyawe wumvaga uzageza 2020
iyo viziyo ikagera Eh, ishusho wibonaga uzaba urinde icyo gihe. reka nkubwize ukuri, imyaka nari mfite, Erega ni ukuri nyine. imyaka nari mfite, Yego. ni ukuri nyine. Imyaka nari mfite, Nanjye ndashaka ukuri. imyaka nari mfite. Sha, ibyo bintu ntabwo nari ndi ku rwego rwo kubitekereza. Watangiye kubitekereza ryari? Nabimenya ari uko bigeze. Yego. Viziyo 2020 cyangwa ahubwo wowe byanze bikunze urumva ko icyerekezo 2020 wakimenye kirangiye. ahubwo uzi ko akabazo amatsiko nshaka kubaza. Bazilika yageze mu Rwanda bwa mbere ni iyi? Bazilika? Yego. Bazilika uzi icyo ari cyo? Bazilika ni sinuzi se. Bazilika ni urusengero rw'abakatolike. Niba atari Zaza ni Rwaza. Ibyo nanjye kubwira ni hagati ya Zaza na Rwaza mu majyaruguru. Icyo nshaka kuvuga rero, muri izo ngizo hariyo mu ngano. Muri izo ngizo hari izo mu ngano. Kuko ibyo bintu niba icyo gihe wari ufite ibitekerezo byo kubitekereza. Oya, wahozeho. Ntabwo nari nkubajije ngo itangira urayizi. Ibyo wambaye byose ubishaka bibe 2015. Ibyo wambaye byose icyo gihe nta kintu bize. Imyaka nari mfite ntabwo yakwemereraga kubimenya. N'ibintu mu gihanga byari birimo ntabwo byanyemereraga. Mu ishuri ntabwo bayikwigishije. Nshaka kuba nabyibagiwe. Okay, birashoboka. Kuko n'iryari ku ishuri bababaza ngo nimukura urumva n'ukuru uzaba iki? Bakubikubajije ryari? Ninkura nzaba iki? Ahantu ku ishuri. Oya, ahubwo abarimu ikintu batubwiraga. Yego. Twiga amashuri yisumbuye baratubwira ngo mwese ko muri nimurangiza kwiga harimo bizayobera, harimo abazasara, harimo abazapfa, harimo abazakira, harimo yego. Abarimu niko batubwiraga. Ariko ubu niho mbitekereza kuko hitajya mu mutwe w'abo barimu kubera experience y'ubuzima bafite. Uburambe bw'ubuzima bafite. Aba yarabonye byinshi byayindi byose. Buriya nawe wasanga hari umuntu wabimubwiye. Abari nararibonye. Yego. Rero sanga nawe kuko hari ahantu yabikuye barabimubwiraga. Natwe rero bitubwira ariko ubu narabibonye ko ari byo. Kuko harimo abapfuye, harimo